Hi guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza ndashima Imana. Twaraburanye haciye iminsi, haciye igihe. Yesu wanjye. Cyo ko nabuze. Oho, ibi ni iki? Cyo twaciye nk'amezi angahe? Kuva mbyaye sindakora video kandi umwana wanjye ejo yagize amezi angahe? Oye, ahubwo iminsi izagira amezi 6. Anyway, so rero icyo ngiye kuvugaho muri uyu mugoroba, ikintu cya mbere naheraho nuko tumeze neza, njye n'umuryango wanjye twese tumeze neza, turi amahoro, turashima Imana. Papa ameze neza, bamwiza bameze neza, twese turi mu bwiza bw'Imana. So namwe nizere ko mumeze neza, ndabakunda, murambifuriza amahoro. Si bya bindi by'abantu ngo nkunda abantu bose, mbona nyine abantu bose baba bifitiye amahoro, bameze neza, bishimye, banezerewe. Ubwo namwe mbifurije amahoro niba bitanagenda, kandi ko haje mwige gutuza. Ikindi mujye mwiga gusenga musaba Imana ngo Mana imbaraga zo kwihangana mu gihe ntegereje igihe cy'ibisubizo. Ikindi mubwire Imana ngo Mana imbaraga zo kwakira ibyemezo byawe ku buzima bwanjye. Yaba iyi minsi ari inkomereye, yaba ari inyoroheye, buri munsi ujye wumva ko ugomba kwakira ibyemezo by'Imana ku buzima bwawe. Nyine aho Imana yaguhitiyemo ko buri ukumva ugomba kuhakunda igihe cyose, ariko wumva nawe ntacyo wishinza mu mutima. Nanone ako kantu nkongereho, sibyo? Ibibazo byinshi abantu tuba dufite ari usanga ari twe tubyikururira, ariko niba uzi ko imyitwarire yawe ihwitse, ntacyo wishinza, uri umuntu nyine mu mutima, uri umuntu nyamuntu, icyo gihe jya usaba Imana ikwigishe. Imana ujye isaba iguha imbaraga zo kwakira ibyemezo byawe ku buzima bwawe, kandi utegereze igihe cy'ibisubizo wihanganye, sibyo? Izakugirira neza, Yesu arabikunda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero, narebye ndavuga ati naratinze, maze igihe ntaza hano, reka nze nganire mvuge, ndabona sosiyete nkeneye. Hari abantu bajya bambwira ati turagukunda, turagukumbuye, and I was like wow, why not? Nagaruka postpartum iri kugenda igabanuka, iri kugenda ishira gake gake, kuko biza ari giza, ikagufata ikagukwega, ikagutwara mu buryo utamenya. Urumva nta nubwo biba byoroshye guhora usinzira, ugira gute, wonsa ubyuka wonsa wiruka wonsa, ariko akazi n'indi mirimo yo mu rugo bitoroshye, ndetse n'ibindi bintu umuntu aba akora ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri, ukagerageza kubifatafatanya. Iki kintu kinteye kugira imbaruduko, kubaduka, ni video nabonye umuntu yakoze. Umugore yakoze video ari guteka ibiryo byiza, that was good. Aranje aravuga ngo ariko ngo ibi biryo ngo ariko mu magambo yavugaga nyine ateka video, agaragaza video ateka, yari kuvuga ngo dore ibiryo ngo bibereye umugabo, ngo ufite ifaranga, ngo umugabo kujyana muri vacation, ngo umugabo ngo gusigira iposhe ihagije, ngo umugabo gutya na gutya, ngo umugabo nyine avuga nyine arondora umugabo nyine ufite ubushobozi. Icyo numvaga, niho numvaga ashaka kuganisha, umugabo w'umukire nyine. Noneho aranje avuga ngo niwe mugabo, ngo akajya ashaka kugaragaza nyine ko ari we mugabo nyine. Donc ngiye muri comment nsanga abagore nabo bafanatije ngo yego koko ngo nibyo, ngo ni wowe wacu, ngo ratwo umugabo ni ukwiye icyubahiro, ngo rati iki. Ndangije ndavuga ariko aba bagore ubu koko ibi bintu uricara ukaganiza umutima nama wawe, uricara ukumva muri we niba harimo Roho Mutagatifu, uricara ukaganiza umutima wawe nama wawe, ukumva ukwiye gushyigikira ikintu nk'icyo ngicyo, ukavuga ngo yego rata ngo uwo niwe mugabo, ugasohora ijambo nk'iryo ngiryo mu kanwa kawe, nkaho umugabo udafite ubwo bushobozi we bimukuyeho kuba ari umugabo. Mwagiye mureka koko tukareka ubugwari n'intege nkeya. Ikintu cya mbere nshaka kubabwira, nta muntu n'umwe ubafitiye impuhwe. Abantu bose mubona bavuga kuri YouTube na za hehe na za TikTok, hehe hose kuma social media yose abaho, nta muntu n'umwe ubafitiye impuhwe ku buryo intentions zabo ari ukuvuga ibikubaka. Nta n'umwe. Abenshi no gushaka amaronko, abenshi no kuvuga ati mbu umustar menyekane, abenshi no kuvuga ati ntwike, abenshi no kuvuga ati sinzi impamvu zitandukanye nibonera amafaranga n'ibindi nk'ibyo. Nta muntu n'umwe ufite imbabazi muri abo ngabo badafite intention yo kuvuga ngo mvuge ibyubaka. Nta muntu n'umwe ufite imbabazi zo kuvuga ngo uko wakiye ibintu ngo urahita ubimira bunguri, ngo noneho ngo niba ari bigusenya se, niba ari bigutwika, niba ari bikuroga, ibyo birakureba wowe ubwawe. Niwe ukwiye kubaza umutima nama wawe kuri iki. Niba ufite muri we Roho Mutagatifu, ukaganiza umutima ukavuga ati
ibi bintu nkwiye kubyumva, nkwiye kwicara ahangaha nkumva uyu muntu akavuga iyi video nk'ingi akayirangiza n'ejo nkongera nkicara nkamwumva n'ejo ubundi avuga ibintu nk'ibi ngibi. Ndashaka ko abanyarwanda mwiga umuco wo gucyaha muri comment ndetse n'ahandi hose abantu bavuga ubusa. Umuntu uvuga ibintu bisenya umuryango nyarwanda, iyo umuntu asenya umuryango aba ari gusenya igihugu muri rusange, aba ari gusenya isi yose muri rusange, societe. Umuntu nk'uwo mukiga kumucyaha kandi mukamucyahiraho, iyo avuze mukaza mukamufanatiza n'ejo araza kumva ko agomba kuvuga ibintu nk'ibyo. Ibintu byo kuvuga byiza birahari byubaka abantu, ntimugatere imbaraga abantu bavuga ibintu bisenya, sibyo? Ndabasabye ntimugatere imbaraga abantu bavuga ibintu bisenya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nkurikije video yakoze, hari abagore buriya bashaka kubyuriraho bakabyumva bakumva ko umugabo udafite ubwo bushobozi bwose nta cyubahiro akwiye, nibyo koko ntakwiye gutekerwa neza, ntakwiye gutekanirwa urukundo, ntakwiye kugira gute ngo atakujyanye kuri vacation. Ntimugashyuhaguzwe, si itegeko ngo abantu bose bajya mu vacation. Ikindi kandi uriya muntu ushobora gusanga aba yarasenye agira ngo nawe usenye ibyo wari wifitiye, ubeho ufite agahinda k'umutima urindagire. Ntimukishinga ibyo abantu bavuga, sibyo? Ntimukishinga ibyo abantu bavuga, mujye muharanira kumva amagambo ameshe, wumve nibyo bikuraje inshinga. Icya gatatu, nta mugabo n'umwe ubaho udakwiye icyubahiro keretse uwakiyambuye binyuze mu bagabo bamwe na bamwe bigize mayibobo, birwa birukanga mu twana dutoya, bigize ingegera batagira roho mutagatifu, birwa babundabunda mu twana dutoya bajya kudusambanya. Uwo muntu buryo wowe cyangwa se no mu bagore cyangwa se no mu bandi bantu, mucinye mu mugore wese we waba yambuye icyubahiro. Undi mugabo wese utariyambura icyubahiro, uretse ko n'icyo gihe ntago bikuraho ko ugomba kumwubaha nubwo atakaza icyubahiro mu bandi, kuko twe turamureba nyine, urumva icyubahiro kimuvaho, authority y'Imana imuvaho, roho mutagatifu amuvaho akagenda, agasigara yambaye igisuzuguro cya Satani, kuko Satani yamaze gukoresha ibyo bintu abantu akenshi abasiga mu kibuga bagasigara mu gisebo n'ikimwaro. Nubwo abandi bo ku ruhande bamwubahuka, ariko wowe nk'umugore utegetswe kumwubaha kuko warabirahiriye. Mu gihe uri kumusengera utegereje ko Imana imugirira neza ngo imuhindure, ukaba ukimuhaye icyo cyubahiro, cyangwa se ukumva utabishoboye nawe ugasohoka ukagenda ukajya muri rubanda ukavuga uti kwihanganira ibi bintu birananiye. Ariko niba uzi ko mubana nk'umugore n'umugabo, icara hamwe umwubahe. Nta muntu n'umwe udakwiye icyubahiro, ndababwiza ukuri, yaba umugabo ukennye yaba umugabo ukize. Ntimukemere ko abantu babagaburira amagambo mabi, ntimukemere ko abantu babagaburira amagambo asenya, sibyo? Ndabinginze, ndabasabye. Ndumva sinzi ukuntu nabivuga, gusa numvise video numva nyine ndebye comment numva ndababaye nifata ku muntu. Nta mugabo udakwiye icyubahiro, nkuko nta mugore utagikwiye. Hari n'iby'imyumvire nabonye zana ngo abagabo ngo bakwiye amahoro, ngo kugira ngo umugabo bibire, n'umugore arabikwiye, kuko umugore nawe ni umuntu ugira inshingano nyinshi mu rugo, atekerereza urugo, ni umutima w'urugo nyine, nawe afite byinshi ashinzwe mu rugo. Rero uko ategetswe guha umugabo amahoro, niko n'umugabo ategetswe guha umugore amahoro. Twese tukuzuzanya, tukabana mu mahoro, tukabana neza, urugo rwanyu mukarugira ahantu h'amahoro, abantu bagera bakanezerwa, bakumva ayo mahoro barayahumetse, kandi namwe mukumva mwishimiye kuhataha, ukumva wishimiye gutanga utuze, sibyo? Icyo cyubahiro cyo rero nta mugabo utagikwiriye, n'umugore aragikwiye, ariko nkurikije video nta mugabo utagikwiye, yaba afite ubushobozi yaba atabufite. Mwe abagore mwe mujye muhitamo ibyo mwumva. Ntago abantu bose babafitiye imbabazi, ntago babafitiye impuhwe. Kukugaburira ibyo abonye kuko abona ko ari byo biri butume mukavuga amagambo menshi, mugatanga comment, ibyo ngibyo ntacyo bimubwiye. Please muzajye mugira ubwenge, mumenye gutoranya ibyo mwumva, mumenye guhitamo abo mwumvira, mumenye guhitamo ibyo mukurikiza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mwihaye ikintu cyo kumva ko umuntu wese ngo ugeze hanze, ngo wagiye, ngo wagurutse wageze hanze, ngo ubwo afite ubwenge, ngo ni umusitari, ngo ndamwumva. Ngo umuntu wese w'umusitari ngo ubwo afite ubwenge, ngo namufata nk'umurori modo, ngo ibyo avuze ngomba kubyumva. Ntago abo bantu bose bivuze yuko bafite ubwenge. Uri kumva? Icyo kintu mugomba kugishyira mu mitwe yanyu. Mukwiye guhumuka amaso, mukwiye kumenya gucyaha abantu bavuga ibintu bibasenya, bisenya societe. Mukwiye kumva ko namwe ari inshingano, abantu bose mukwiye kumva ko ari inshingano zanyu kugira ngo twubake igihugu cyiza, twubake isi ifite amahoro, twubake isi ituje, ifite amahoro n'umutuzo. Nutabyumva ngo bihere kuri wowe, bizagorana abandi kubyumva. Nicyo kintu nagira ngo mbabwire. Imana ibahe umugisha, ibarinde. Ndabakunda cyane, kandi Imana ninshoboza nzajya nkomeza nze mu buzima bwa buri munsi, dukomeze tubane. Ariko vraiment ndabinginze, wa mugore we, nutagira ubwenge uzaba umeze nk'ingurube yambaye impeta ya zahabu mu zuru. Saba Yezu ubwenge, agwe gutekereza no kumenya
kumenya abo wumva no guhitamo ibyo wumva.